This man. Nk'uko wari ubivuze harimo ambasaderi mu Bwongereza, ambasaderi w'Ubwongereza hano, ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza. Yego, ngira ngo tunabwira abadukurikiye ko baje nakwibutsa ni ikintu cyiza cyane. Nakubwira ko abandi baje kwakira Prince, harimo Minister of harimo Minister, ndashaka kongera kugaruka ko mu bandi baje kwakira iki gikoma harimo umunyamabanga wa leta, Minister of State muri Commonwealth. Konje nicyo nabwira abakunzi nyine bagumye bakurikirana umunsi ku munsi, byaba birenze nyine tu. Ibintu byiza cyane. icyo bagiye kubabwira Ikindi kumva nyine mbere yarambwiraga ngo ntabwo ashaka kugaragara kuri kamera, ariko kama mbaye yahagaragaye twamuntu boro zamure microphone bigatuma byose neza. Ndi kukubwira ko ntabwo wabyizera 100% ko ari we mwacatinga wenyine. Yose kare wisubirije ni usubira wese ukurikije ziriya message ubona twandikirana, ubona bimeze biti neza, ariko ndashima nyine niko yabirenze, ibindi byirengeza mu wundi mwaka, kuko igihugu kiri n'aka kanya kimeze neza nabikwiriye. uyu mwaka tugiye kwinjiramo abangarukanye n'abatumirwa bacu muri studio zacu za Kosovo TV. So gusa mbere yuko dutangiye iki kiganiro, banza umanuke hasi ukande ku kantu bita subscribe, like and comment, kugira ati n'ibindi biganiro tuba twa-uploadinga bigiye bitandukanye ujye ubibona. Umunsi wo abangarukanye n'abatumirwa bacu, bamwe bajya bavuga ko ari ntabakunzi gusa nyine ntabwo ndabikonfaminga neza tu, gusa nyine nabyo turi buze kubimenya. kugira ngo ariko banza byagoranye, nkaba ndi kumwe n'abatumirwa bacu hanga nabwo ati umunsi tugenda tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ko bari guhostinga ahantu hafite impano, story about nyine ku buzima. Gusa uyu munsi rero tuje mu isuri itandukanye niyo twari dusanzwe tuzamo. Uyu munsi nkaba ndi kumwe n'abatumirwa bacu, mbere yuko dutangira nabana bibwira, so then murabaza manuke hasi kandi ukantu bita subscribe, like and comment, kugira ati n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye zo twa-uploadinga, kugira ati mujye mubasha kuba mwana bibona. So iruhande rwanjye rw'ibumoso hagati nkaba ndi kumwe n'umukobwa bakaba bamwita Isimbo. Umeze neza? Amakuru umeze neza cyane. So ku ruhande rwanjye n'ubundi naho ni ibumoso, ariko ni hepfo gato. Umujana umeze gute? meze professional Umeze neza cyane. kumbona uyu munsi nta courage byagenze byagoranye. Reka nizere ko uko tutari kumwe na Isimbi cyangwa iyo muri kumwe muri mu isuri itandukanye ntabwo byabura. So rero uyu munsi tukatutangiranye nk'abatumirwa bacu. Uyu munsi muri buze kwibaza ati se no kubera icyo noneho uyu munsi ariko rero nayifite no muri gahunda yo kuzazana umuntu bita Paul, then twamuzanye. Umeze neza se? Kabisa. Gusa abantu bahora bambaza ati se Paul uriya muntu bahora bachatinga gutya, even the message uriya muntu ni yaraje kumubereka. None uyu munsi wamuberetse? Namuberetse gusa ntabwo arabikonfaminga neza ko ari we. Nimba ari Paul niho uri buze kubyemeza cyane ni Isimbi uri buze kubyemeza? Biraterwa nyine, ubwo njyewe ndababwira nawe arahari. So isi baza nafashe microphone. Ubundi ikibazo cyane ngiye kukubaza kiragira ki Paul uramwizera ari wenyine mu chatting message zimeze kuri cyangwa like yaganira n'abandi bantu? Ntabwo byizera 100%. Microphone bigatuma byose neza. Ndi kukubwira ko ntabwo wabyizera 100% ko ari we mwacatinga wenyine. Umbwishije ko ubundi Isimbi uramukunda? Biraho. Yose kare wisubirije ni usubira wese ukurikije ziriya message ubona
twandikirana wowe ubona bimeze bite? like njyewe mbibonye mama harimo reaction itandukanye nyine tu ntabwo ziriya message wazandikirana n'inshuti yawe. So we na Isimbi se mwamenyanye ryari ko? Najyaga mbabona guri ariko se ntabwo muri video za iyi niyo video ya mbere igaragaye muri kumwe. Why not tuzajya kumushiramo mentioning kuri video ya agakunda nyine kugaragara. Umunsi wo namuzanye ntabwo ko byagenda kose Isimbi tugomba kumuzana. Isi wawe imeze gute? Shana imeze neza n'amahoro. Mu rugo hameze neza cyane. Muratangaza iki? Turatangaza ibyiza nyine tu no kuba umuntu aba akimeze neza aka kanya. Agihumeka ubutabazi. Isi ariko dusenga. Yego. Basanga n'ubu ngubu uvuye gusenga. Isi biba ari gahunda gusenga nyine ugomba kwiragiza Imana mu bintu bimwe na bimwe. Asepa ni nk'icyo kintu wabwira Isimbi muri uno mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025 dore ko tuburaho ukwezi kumwe n'indi minsi mishya ngo twinjire 2025. Byarahanuwe da. Byarahanuwe. 2025 ngo ni umwaka w'abantu bagize gute? Bameze gutya. Baba kundanye. Ni umwaka w'abakundanye. Ni umwaka w'abakundanye. Isi uyu mwaka twakirimo wa 2024 so ntabwo turavamo ko raburaho ukwezi n'indi minsi wumva guzaba warageze kuki wumvaga ari umwaka ugomba kuzagusigira icyerekezo nubwo utararangiye ariko tukiwurimo nyine. Ibyo nashakaga kuba naragezeho ibyo nasengeraga byose byarabaye ndashimamo Imana nyine iby'agaciro. Ibindi bisigaye ni ibyayo n'Imana nubwo hari bimwe bitakunze neza ariko ndashima nyine niko yabirenze ibindi byirengeza mu wundi mwaka kuko igihugu kiri n'aka kanya kimeze neza bikwiriye. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2025 ari umwaka uzarangira waragize ku cyazagurutse icyo n'ukuntu wasetinze goals zawe. Ntabwo nasetinga neza kuko ngewe ndishyira ku murongo yinjiye itariki ya mbere z'ukwa 12 niho uhita mvuga ati nyine okay ngeze muri kwa kwezi kwa nyuma k'umwaka kangire bimwe nyine cyane nanjye gushaka ku murongo nshaka muri mwaka ntabwo byose biri ku murongo nyine ibyo nyine muri mwaka ariko bihari ni ibyo nyine. Ese ko reka nkubariza kakabazo kubera iki kumwe na Isimbi reaction yawe yahindutse cyane ntago seka ntago gisekeje isi kuba muteye ubwoba like ntago muteye ubwoba ngenda seka ngira nakavuga sinzi impamvu nimba ariko akunda umuntu yari kumwe n'undi muntu agerageza kuba yakitwararika ako se ko umbwishije umaje gukundana n'abakobwa bangahe? Abakobwa bangahe? 2. Biri personal cyangwa dukomeza? Ntabwo biri personal. How was your first breakup? Byagenze gute? Ako umayije abakobwa kandi na sister n'umukobwa nyine nawe ndamukunda nyine nawe sister ndamukunda. Uwa mbere yari inde? Uwa mbere ni sister. Uwa mbere yari sister. Kuko niwe twafuranye niwe nyine twabanye cyane. Wenda ubu ufite kubabajije nabi. So wa kabiri ni Isimbi. Isi ariko n'isinde yananye mitano bangize isoni nimba ko turi kumwe na Paul sumaje gukundana n'abahungu bangahe? Bakundana n'abahungu 3. Abahungu 3? Uwa mbere yaragiye. Umuhungu wa mbere yaragiye. Wa kabiri ibyo ni kugusubiza. So wa mbere se ni iki kintu cyamujyanye? Aya ibyo ngibyo bari ibanga ry'umuntu ntabwo bari ngombwa ngo uvuge imbere ya kamera wapi. Ubwo se ugusanze ikibazo ari we kibitera. Shange nzi ko nta kibazo na bite. Usu na Paul ntabwo ugigira ubwoba ariko azagenda. Sino nakubwira kimwe. Kuri iyi si nta kintu na kimwe waba ngo ugifate mpaka.
cyose kiragenda. ubu na Paul wamufashe gutya Ngo igihe kizajya nyine akagenda umusubizo wahora muri ibyo ngibyo koko wakora iki kandi n'abatubwiye ko wagenda bakadusiga ngo nibwo wabitera comment ngo ubabare ariko nyine hari uburyo baba bagiyemo ariko nyine urumva ntabwo baba baragiye ku buryo ku burenganzira bwanjye cyangwa ku bushobozi bwanjye ariko igihe kigera nyine ubwo ukareba ko mutakiri kumwe cyangwa mutakifite ibyo muri kumvikanaho ibyo mukemuranaho ubwo bikaba ko nyine agenda. So hari igihe mwihaye se muravuga ati iki gihe nitushimate muri ino relationship yacu tubihagarikira ngaho cyane ibintu sitiri bigikomeje ikibazo ndashaka rero kinsubiza none yese ntabwo nawe wavuga ngo ni igihe ntabwo avuga ngo hari igihe mwihaye ngo bizagenda gute kuko nyine ntawe uzi uko bizagenda ariko nyine njye ndakeka nta mpamvu nkeka ko izanturukaho izatuma dutandukana. So rero mbere y'uko bari kugira ngo mugende ni nk'ikihe kintu isimbi yabwira nk'abakunze basanzwe badukurikirana ngaha kuri Kosovo TV umunsi ku munsi badahwema kuduhozaho amaso y'amazi njyewe nyine natangiye kubikurikirana kuri IG ibyo bireba pe ni byiza ibyo ukora muhaza abana ukabona nyine birashimishije kwerekana impano z'abana bakuru nyine aba ari byiza. Nikumva nyine mbere yarambwiraga ngo ntabwo ashaka kugaragara kuri kamera ariko kama mbaye yahagaragaye twamuzanye ejo bundi kuri Paul rwa video iratakaraho kuri Paul rwa video abantu baje bambaza baje bambaza ngo wagwane wazatweretse ubundi uwo ngo yaragowe uyu ni wagowe zamuye mwamugiriraga uyu watangiye wagowe gusa nyine ndashishikariza ejo bundi twaje tubatemo ibintu bimeze neza cyane. Rero mbere yuko nanakurekura ngo nagende rero ko niyo kintu wabwira abakunzi ba Kosovo TV ndetse n'abakunzi ba Paul rwa ni ukubigarukaho nabivuze mbere banyarukire ku mbuga dukoresha kuri social media dukoresha yaba ngewe Paul rwa 250 Paul rwa 150 ni Instagram, TikTok, YouTube hose ibikorwa biriho kuri Kosovo ni Instagram, YouTube, TikTok hose ni banyarikireho kabashimira umunsi kuba baje kwifatanya natwe ngaha kuri Kosovo TV ni ibintu bya danje nabwo ati umunsi ku munsi tugenda tuba reka ibintu byinshi byo bitandukanye bimeze neza. So akaba yari Viva host for Kosovo TV, the journalist, top journalist, voice over artist. So nota rero hano ni mu rugo for Amosekamo isimbi Amosekamo nakoze cyane so nawe wakoze